gahunda yo kwambura ubusa ugapanga telefone ukareba nimbiri nk'umuriro ukasitara ukigiza amahuzu ashaka kuba cafuye cyangwa amanitse nabi akoca to kuri kuvuga ngo bazohereje cyane ukabanza ukigiza zinohereza cyose none zibona mwambura amahuzu guhera umunsi bahuye bakazogeza bapfuye iryo rari afite ryo kubanza kwambura bataranabonana n'irinyabake ico kintu numva bagifite umutima w'ikirimarima bimwe bibiri zivuga kubabisha gutya no munsi wo kumushingura gwe bazamo uyu wapfuye gano uyu video yoyobera ku rubuga kumuvuga gufasha ku maziko kumushingura bagamazana video yawe uwo muntu abagiye guherekezwa ate babyirinde rwose n'ukuri wiseka ni bibi pe ni bibi oseka nuko nyine ari mwe zihitira Yes, undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma ngaho tumikira kubatse ngo handi ba mu ntego uyu munsi TV1 terambere ryanyu burya abari nishema ryacu yo buke dutangira tubaha mwaramutse abadukurikiye bwije namwe tukabaha mwiriwe bityo ubwaho ukishakamwo kimwe gituma wishima kuko ari bituma umuntu arushirizaho kubaho neza hanyuma rero tutarinjira mu kiganiro murabizi turavuga ngo mu ruhererekane rwa muntu ntakintu kiva ku muntu kigana ku muntu gishobora kugera ku muntu kidaciye ku muntu bityo buri wese abafite uwo akeneye twakeneye chato bimeze bite namahoro rwose undi munsi andi mahirwe turi barya mutuma mukadutumikira ngo kubatenguha tubona mutabikora man utangiye kwica intro yacu mumeze mutese turamahoro ewana iminsi myinshi ni wowe wabuze twe turi hano nabuze gute kandi jewe kubatenguha bitaba mutego y'umunsi ngaho wari umaze iminsi udutenguha arabatengushe ngo muzangaye guhera ariko gutinda byo ntibikabikosa ryanje long time kabisa iminsi myinshi kabisa tugira ijambo rivuga ngo undi munsi andi mahirwe kuri wowe amahirwe y'uyu munsi nayahe uko twabona yes none wagize amahirwe cyane nagize amahirwe ninje wayagize kandi arije mututambira mu ntambuko yawe ya ninje wayagize umuhanyi jewe nguyu mumeze mute na gica Samuel haraho ngaho iriya komisioni naho ari komisioni y'u Rwanda bameze neza ntakibazo anyway congratulations ubu ngubu muri hejuru ya 10k kabisa ibintu bimeze neza ndabibukeje wo mufite 1k uraduha satani ndikubaha satani oya turashima Imana murashima Imana turashima Imana ariko harimo no kwitanga kwa nyumana oya twashobojwe na Kristo Kristo ajya uploadinga se Kristo cyangwa ni ubishurira wifi cyane twebwe turi connect ibintu zose ni highway yes anyway kabisa reka tubanze dusuhuze timu y'umuhanyi yose murabizi aba nabasangira ngendo twatangizanye kuva kera tukiba ku isoko uyu munsi kuba tukiri kumwe mu zukuri mu rumwirato mwiza twirata rero timu y'umuhanyi mwese chato yabaserukiye rero uyu munsi turi kuba tuganira hano kuri kamera za hanyuma rero wowe dukurikiye utarakora subscribe murabona kuko target yacu hari aho twifuza kugera ariko hakenewemo umusanzu wawe niki kidasanzwe ku muhanyi nyuma yaho atutarinjiraga ngo tugere ku ihudumu nyine musigaye muri abihuduma ninshi cyane ariko mbere yaho ko tubigeraho ikidasanzwe ubu nyine kubakunzi bakurikirana umuhanyi nikihe kogwa wantanze kandi cyayi kitari gisanzwe nyine ni sonde wabonye ko twakijije mwavuye muri ama filime barakijijwe twarahamagawe yes abantu baragukumbuye umusaza Lazaro akina filime hariya bimeze bite ko ndabizi gari kibyo kwa shitani ne bashake bagumeyo bonyine kuri abo ari kwa satani bagumeyo guteze kandi cyagihe warabwiraga abantu ngo badukurikire ngo ibintu ni byiza none kera nabaje gusanga mwari kwa satani umushonje sazatora hahira data abaye kurya niyo yari isoko bujye niyo yari isoko satani niwe wari watunze cyagihe kuryana yaradutunze yari kwatubesha ariko akababesha mu kubatunga abantu hazababesha ariko ubu ntabwo uri gupfobya kweri ibikorwa wakoze hari ubwira abantu ngo abagabo ni babiri hariya n'abatomato hariya oya jewe se nimba namaze kumenya ukuri kukambatura ndeke kubihamya wabatutse kuki kuri byose buriya twemera ko iyo umuntu abatuwe abatangije ububata yo ni imizerere ya
ariko ni gute mbatugwa ngasubira nkaba ngeho ubatugwa ku kintu kabatwa nuko batuye kandi ikindi zo ni za mvugo zawe n'ubyaza amashyamba Chato njyewe nguyu ewana twagarutse rero Ganjo Gang ndabaramukije cyane ziza Jo Comedy Abdedom Suleiman ewana na Rugeyo abantu bose ndabaramukije ubu rero twagarutse intare ubu ngubu rero noneho ntibirikiri na barene gusa noneho twasanze ngo bararagiriye mu musenyi ubu ngubu tubeyoboje inkoni y'icuma kudukunda si itegeko ariko kutwubaha byo ni ngombwa kandi izo ngibyo biterwa n'ibyo dukora cyangwa se tuvuga kuko turi intore zirusha izindi ciao hanyuma rero ubu nyine twabonye umuyoboro waho mwari musanzwe munyuze ibiganiro byanyu musa nkaho mwayobotse inzira ya gospel nirihe tandukaniro cyangwa se koko nuhe muhamagaro ubu nyine umuntu yababarizamo nyuma yaho abantu bari babaze muri industry itangazamakuru ndetse na filime ubu ngubu mukaba musangiza gusa abantu bijyanye n'amateraniro buriya nirihe banga ririmo nagarukaho gato twarimo twivugira twiganira mbere nta kibazo mwaba dukirigita abadukurikiye ariko hari ishida zabaye nyine bitaraba ngombwa ko tuzivuga nizo zatumye tuba duhagaritse ibihangano z'amafilime ikibazo cyabaye gisa n'igikomeye noneho tuba duhaye uriya murongo turimo ariko nabyo turashima Imana ko utatwakiriye nabi nubwo satani waba ari kugira ngo umwambi yakurashe yagufashije ariko turashima Imana turabona nta kibazo bikimeze neza mu bimanaginga gute kuba mbere mwabanaga na Samuel hano mu gihugu ca Kenya aho tuganirira uyu munsi hanyuma uyu munsi we ari i Rwanda nawe uri hano buriya ntago biba bigoye kugira ngo muhuze imikoranire cyane ko dukunze kubona iyo habaye ibitaramaha ubu hari uwanyaririya management yabyo ibakitsite abantu bareko ko arico twabigiraho ikintu ca mbere abantu bashaka kutwigiraho ca mbere nukuba umuntu nukuba imfura hanyuma agakurikizaho ubunyangamugayo agakurikizaho n'ubukristo ubundi Sami byose urabizi ko tutavukana nta na mwene wacu wenda washatse mwene wabo wa hafi niko ntekereza nta na mwene wabo washatse muri make Sami n'umunyintu kuri wowe n'umushini kure cyane tutagiye mu bintu wenda byaduhuje ni nk'umuntu wiri inyangezi Sami ariko nje nawe icatumye dukorana twaba tumeze gutya kandi wowe uri umuhamyi igihe twatangiriye kandi ntabwo twenda gutandukana nti tumeze nk'intuze narimvuze kandi noneho bituma twizerana cyane ariko n'imfurura ya mwana kubera ubufura ubunyangamugayo n'ubukristo bituma dukora kuri ubona dukora nyine umwe akorera iri undi agakorera hano kandi turashima Imana yatwaguye twebwe twarabanje turicara titwabaye ngaba bari mu kwaguka batabanje kwicara twebwe twaricaye turavuga ngo tube twagutse abandi bari mu kwaguka bavyutse abantu bari mu kwamavyuka bakama baguka ibyo ryagukaho ryavuye nuko bararanye inzozi nyinshi bigatuma rero akora mu Rwanda nanjye ngakorera hano kandi urabona byose nibwo bimeze neza yes urukumbuzi noneho rurye rw'imikoranire ya buri munsi mwabaga muri kumwe rwo ntago ari imbogamizi mu mikoranire yanyu n'imiturire y'uburyo mutuye nzashaka ko kumukumburaho gato ariko gambwa z'abanga umunebweho buke bigatuma musiga mbwa ngakomeza njewe kubera ko nsenga ngakomeza uriya niyo senga kurusha zami nzamukumburira umwana w'ikabera gishaga yari w'ikabera arazana hindura gishubu nyine yaraguye sabe mu bagabo dufite baguye imbere rya Koidake ava muri Koidake si ya studio igurija oyoye iriya ry'abakomite ni Koidake hari akaduka kagurisha ibikoresho by'amakamera ngo ni Koidake kumva iyo teri mukoresheje Koidake muramarana kubera ko ari kunda kubi
tutse umurimo ututse umurimo nuko ariko tuba dukumburanye cyane n'ubu ngubu ndifuza yenda kuzagenda nkamusura. Ese buriya utekereza kuko akanyabugingo ko gukumbura kaba mu nda cyangwa mu mutwe mu ngingo zigize umuntu? Uratangiye akanyabugingo kaba mu bwonko ko gukumbura none uzumvira mu nda mu bwonko wari ikindi gica mu nda usibye inzara n'indwara n'ibyo bintu biri biza bica mu nda. Buriya ngo gukumbura ibanga ryo kumbura riba mu nda. Oya gute se nyine wowe uzumvira yuko umbuye samuzumvira mu bwonko niko navuze. Jewe nzamuzumvira mu bwonko. Kese gicara uko yari kinyozi kera. Oya sico gusa uzutekereza sibyo ugatekereza uwanyu wenda ibihe mwabanyemo uko byaba bimeze. Na nijoro twaravuganye twibukanye ukuntu twajyaga kwinginga abantu ngo badushutingira aka video agahita batubwira ko bigoye tukishura. Noneho nijoro twabivuganyeho nawe twumva nk'ibyo wenda bituma ubwonko buturuna nkaba namukumbura. Niyo mpamvu ngiye ndakumburira mu nda. Wowe gukumburira mu nda sinzi aho bikunda. None ukubwo n'ubwonko bwatumye mwibuka uburyo babacagingaga cyangwa ni amafaranga mwatangaga yatumye mwibuka? N'ubwonko bwatumye n'ubwonko bwaturunye bwibuka ibyabaye. Ariko dusubiye inyuma urebye ibihe buriya barabanga ibihe ntibikatumara imbaraga z'umutima. Ariko se dusubiye nk'inyuma urebye hari igihe nabasangaga epfo mu makona mwagiye gushutinga n'abantu mwakodesheje bavuye igidurayi bankugaruka kuri ya safari byibuze turebe ko urema intege umuntu wari ugiye gucika intege muri ino safari y'iyi industry yacu. Sinabitinzeho maze gusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo ikura ku cyabi kicazanye n'ibikomangoma. Sinigeze mbitindaho. Izo biri mu kegita uzokizingure shose uzajamo zoja guruka nahabonye. Sinishingaga ingaruka zawe zo kudasoma ngo ngende ngufasha singukorera ico wagambye gukora gusa na n'umwe mubiri bivuga ikura ku cabungu kicazanye n'ibikomangoma. None iryo jambo rinje ngo gusa nze mpita numva ko cyangwa igukura ku bikomangoma akakubicazanya n'abakomeye. Oya igukura ku cabo ikakwicazanya n'igikomangoma. Uri sure cyane cyane ubihagazeho? None kubirya mono bijya n'ikintu kindimwe kubera izo mpamvu sinabitinzeho. Sinatinze kuri kahise uko twamanukaga tugenda iyi ngiyi twinginga umuntu adukoshona dusaba video iminsi yewe waduhaye video editinze no kurukwima. Ariko byose mukristo ndazaja kumateka cyane kandi cyage mwa ko mutumikira Satani Rusuferi siko bavuze twari ko tumukorera mwamukura go twenyaze ko tumukura ho twegenyaga. Anyway mu byukuri Chateau buriya nubwo turi kuganira reka nihanganishe abasore birwanaho bari ku rugamba. Uyu munsi habyutse igitero gikomeye cyane cacibasiye ubwoko abantu bari kwirembo ryo mu Rutigita, abantu bari kwirembo ryo ku Munyi. Mu byukuri dushimire rwose abirwanaho bakiduhaye guhumeka, bakiduhaye kuba twaganira, kuba twishima, kuba tuvuga, no kubera ko Imana natwirwaneho. Rero uyu numwaka kwirwanaho tubonereho kububwira abantu ngo bakurikirane indirimbo ya Mopati yitwa Twirwaneho. Iyi ni intego ya buri munyamurenge kwirwanaho kugira ngo twigobotere ku buyobozi bubi bugamije kumara ubwoko. Hanyuma rero Chateau industry ubu nyine hari umuntu utangije uyu munsi mu gihe mwe muvuga ngo mubivuyemo wenda muhaye undi muyoboro. Hari abantu bakurikiye ikiganiro cyawe cy'umwaka ushize baba inspired kubera ibitekerezo n'ibyo ukina. Ubu nyine industry urayibona gute, igeze he, niki cyakongerwamo, ico mwe mwirata nk'abanzi rishinikiye? Icyo twirata ni kimwe nuko ngo babana baje bari mu nkoro yacu bakaba bari guca amafaranga bakaba baramenyekanye bakaba bogera ndetse naho twega basaza tuba tukigera ico turacirata. Ikigira kabiri twarimo twivugira ntabwo ari ibikorwa bya Satani. Yego ya cyari n'igipindi bisanzwe n'impano z'umuntu bari gukoresha. Yego gusa abantu uko bameze twabifuriza yenda kutazamera nkatwe ahubwo ntibakanace no mu nzira twe kwaciye aho twageze aho babonye twatangire bakinjira bashaka ibindi bareme bo
kugira ngo bizakomere kubera ko ibyacu ntabwo byagiye bikomera kubera impamvu zimwe na zimwe urazizi kubona abakinnyi byaratugoraga ariko ubu ngubu wenda bano baje nibaca izindi nzira bizaborohera kugira ngo bakore ibintu byabo neza kubera ko impano ntabwo ari ngombwa kuyikingirana nk'ubu ndi kubwira nubwo meze gutya hari igihe mba mbona umuntu akora ibintu nkumva namukosora igihe mba ndi kubona umuntu yakitinga ibintu nkabona ariko byakitinga nabi yego nkumva nasimba nkahita mbikora ariko kubera yenda impamvu zimwe na zimwe nakubwiye ntavuga none mfite igihe nzazivugira nabashishikariza gukomeza aho bari ariko bagashaka ukuntu batazamera nkatwe hano imbere ukuntu twagiye tugonga iyo bakabitegura mbere y'igihe kugira ngo bakomeze babikore neza kubera ko n'abana bakiri bato baracafite amahirwe twe twabitangiye tunakuze so byagiye bitugora challenge n'umuco wacu urawuzi yego bigenda bitugora ariko bano bana nabashikariza kabisa bitegura neza bakabikorera strategy zitazatuma babiferingamo ahubwo bazatera imbere badushuke bakora ibintu bikomeye kuko kunguka kwabo n'amahirwe yacu yes okay ubivuze cyo wenda hari umwana uvuze ngo bashake izindi nzira birinde twebwe izo twahuye nazo utagize ibyo uvuga mu mazina biragoye kugira ngo iwe amenye ico ahunga ndetse anamenye ahungira byibuze imbogamizi zibiri zikomeye wenda waba warahuye nazo muri urugendo rwa filime nizihe wavuga mu izina kugira ngo zimubere inzira nziza kuri we nk'ufite uwo yigiraho bitume byibuze nawe aca indi nzira nziza imugeza ku nzozi ze ikintu cya mbere cyatudindije twebwe twakoraga twandikaga twishingikirije ko bagomba gukora nk'abakobwa sibyo yego ba bakobwa kugira ngo tubabone ikaba intambara wamara kumubura ukaba wishe content yawe script yawe cyari kukumaze iminsi mu mutwe warariye ijoro wakoranye imbaraga zose wagiye no gushakira amakuru kuri byo sibyo none wabura wa mukobwa ukabura byinshi ico ni kimwe ico nabashishikariza kuzuza bategura ibintu batitaye kuri byo bakitegura ibintu byabo bakora babonye umukobwa asaba batanamubonye bakabikora ico ni kimwe kigira kabiri twebwe ntabwo twakoze collabo nk'abandi twagiye tubeshanya ibo nabashishikariza guhagurukana collabo nziza y'isuku yo gushikirana biri mu isuku itarimo ishari n'utundi uyu ngo yarandusha uyu yatangiye mbere uyu byagenze gute bagakora collabo nziza itarimo emulation irimo emulation ariko emulation nziza paniri negative ibyo nibyo byabafasha so izo mbogamizi nge nkubwiye nizo twagiye duhura nazo twagiye tugira ikibazo cy'igitsina abakobwa turasa tugira ikibazo cyo gukorana tubeshanya umuntu mugakorana collabo ariko mutari kumwe so biratuvuna abantu bana bato nabashishikariza izo ngaruka kuzazitegura batazagenda bahura nazo yes ubu nyine igikomeye mwishimamo none uvuga ngo wow iki kuba gikozwe nukubera ko twe twagowe ahangaha ikintu ubu nyine ubona nk'umwirato w'imvune zanyu ni ikihe ni byinshi kuba n'ibi ngibi tuba tubona biriho ubu ngubu by'abakobwa bajya kuri media uri umuhamya turashobora kuba turi mu ba mbere bagiye kuri kamera biriya rero byadufashije gufata bajya abakobwa bake twari turi kumwe kubajana kuri kamera bituma n'abandi bari inyuma yabo baje kuri kamera so turi mu bantu batumye abakobwa bitinyura gusa niba zababimenya ariko nitwe twajanye abakobwa ba mbere kuri kamera akaja kuri kamera akavuga so dufite icyo twakoze gusa abantu nibo kimenya ko twe turakiza mwaratinye bashiki bacu baratinyuka kugira ngo tumujane kuri kamera avuge bwa mbere none abandi bahite baza basare bakore ariko iyo tubona n'undi babikora neza cyangwa babikorana nabi turavuga ati ibyo byose nitwe kwatunye bashika kuri kamera ico tukacirata yes wow nanone dusubiye mu bijanye wenda cyane umuyoboro wa YouTube niyo abantu twamenyekaniyeho niyo abantu bamenyekaniyeho byose ugasanga abantu babiri barakuzi cyangwa umuntu umwe cyangwa abantu 10 buri wese afite ingano y'abamuzi bafite aho bamumenyeye ugahura n'umuntu akaba yakuramutsa kubera ko kuza ahantu runaka ubona ubu nyine ubwitabire bw'urubyiruko bene wacu ku mirimo ikorerwa online cyane twibande kuri YouTube mu buryo bwo gushira impano zabo hanze urabona byibuze biri ku rwego rushimishije ku buryo bavuga ngo yenyewe urubyiruko rwacu ruri kuyoboka iyi nzira oya ntiri uri ku rwego rushimishije
kubera ko ibo ko baraza abenshi ko baraza bashaka ifaranga mu gihe twebwe twatangiye atari ifaranga dushaka twe twatangiye ari impano muri kugaragaza impano tuza gusangamo ifaranga ariko ibo bari kuza ari ifaranga bari gushaka so bafite ikibazo mu buryo bashobora kuzaferinga ni nacyo kitutera impungenge abantu bashake muri make intego nzima ibazana wagurukana impano hanyuma ico kizaguha amafaranga izaguha ifaranga ariko ntushake ifaranga ngo uzubihatisha impano itanakurimo ngo wakora ikintu kitakurimo ariko ngo uri gushaka amafaranga bavuge kugira YouTube channel oya kora ibintu bikurimo bizaguha amafaranga iyo ukora ikintu kikurimo igishatse catinda cyangwa kiki utako cyaguha amafaranga umuhanyiri mu macano ya kera hano ariko turi mu bantu wenda ashobora kuba barabonye amafaranga nyuma hako twarayabona so bisaba impano kwanza none ifaranga zikaza zihurika impano kuko impano ni ishaka ifaranga narifite kubaza ko kabazo ese umuntu akwiriye guha ifaranga akwiriye guheza impano ifaranga cyangwa impano ikwiriye kumuha ifaranga impano ni ikwiye kumuha ifaranga so barwane mu kugaragaza impano hanyuma impano izabazanira impano zabo no kuzigwanisha zikore zonyine zizana amafaranga yes Wow, dukurikiye rero mu by'ukuri buri wese agira uwo yigiraho uyu aba ari umwanya mwiza iyo tuzana abatandukanye tuganira bari kugira ngo buri wese yige byibuze kimwe cyatuma arushirizaho kwiteza imbere ariko rero mu by'ukuri ndabashimira abantu muba mwicaye mugafata umwanya mukadukurikira kuri muri abagaciro muri intore zirushize n'intambwe iyo dutambukanye namwe turaberwa n'ishema rikwiriye bose kandi muri umwirato mwiza twirata hanyuma rero nubwo uvuga ngo hari ibyo ubu nyine utaratangaza mu bitumye wenda mutaratangira kongera gusa n'abaduha episode mu bijanye na filime byibuze murabona ari ryara abafana bo muhanye bakwiye kwitega iki kintu kuko muri mu bantu bakundwa abantu benshi yataha gavuye ku kaza akavuga ati ndashaka kuruhuka agashiramo arazaro hariya kugira ngo akurikirane cyangwa se umupanga isami nawe bitamworoheye wiwe kuri ubu ngubu abantu bitege iki ku muhanyi mu byo bari babamenyereyeho ubu ngubu sinakubwira ngo hari ico turatunganyaho twagwiririweho n'ikintu gikomeye bitaratworohera kugira ngo tunakivuge ariko turi gusenga Imana ngizagitunganya so igihe izagitunganyiriza tuzakibwira abantu ariko ubu biracyadukomereye gusa akunda ijambo ry'Imana niwe barikurikira n'ibindi bikorwa byiza biri kuhaca ariko ibijanye n'impano yacu niyo yagize intambara ni nayo tukiri dutunganyiriza ngo turebe ko bizakunda tukaba twagaruka ariko biri mu tuzaduca intege cyane kubera ko yari intambara ikomeye igihe cyayo nikigera tuzakivuga ko turashaka tuyigwana ntiturayitsinda muzatangaza intsinzi yes tuzavuga uko bizaba byagenze mwabikivuze ubu tukakirwana tuhagurutse twese ko ari umwaka wo kwirwanaho n'ubundi ntitwakivuga kubera ko kikiri no mu rukiko ni ibintu byo gufungana n'ibindi ntitwashoka tukivuga tutaramenya wenda uzagitsinda ariko turi gusenga Imana izatugwanirira itariki yo mu rukiko mufite n'igihari itariki zimwe zararenze hari zo mwamaze kujayo muragiyeyo kenshi indi ntibarayidu bona ni nso ku murongo muburanira ku mirongo tagaru kujya kotini hari amagadara ngo utonde oya yes so iyo bazanye muraburana aho ngaho byarangira watsinda ukabushutse udatsindwa bakakwigiza ni bene ibyo yes numva bitoroshe rero ntago byoroshe ibiri mu mategeko ntago byoroshe tugana ku musozo kubera ko uko muzo kuri tunagushimira cyane kugira ngo ube wabashe kuduheza uyu mwanya ngo tuganirire abagukunda harashize iminsi tutaganirira hano yego kuri telefone guhura byo ni sawa ni bisanzwe ariko kandi buriya iyo tuganira hano kuri kamera za uri mu bantu tuganira nkizihirwa tukabasha gususurutsa byibuze abantu baba badukurikiye ubu nyine nk'inama nk'umusaza mukuru nk'umwe mu banzirishi b'iyi industry babashije gususurutsa abantu niki wabwira abantu muri rusange baba abanyempano tubanze tuje ku banyempano ubutumwa waha abanyempano ubutumwa waha abanyamakuru babikora nk'umwuga ubutumwa waha abagitangira batambira mu nzozi zabo babona bari imbere yabo bifuza kumera nkabo niwe butumwa wabaha abantu nkabo
ubutumwa nabaha abanyamakuru ni ukubikorana neza mu rukundo nta bintu byo kugendana hirya no hino mugongana mugira gute mukorane mu rukundo ishamba ni rinini murijyane mu mwese kugira ngo mugere kuri success ubutumwa naha bano bakiba filime abakomedi bashire nk'umwete kandi nashishikariza n'abakobwa kuza bakabijamo uretse kugaragaza impano yawe birimo n'amafaranga nta kibazo gihari ubundi butumwa naha abantu hari abandi bantu baje bakoresha kamera batayizi bakayikoreraho ibintu bitari ibyo ibo babyitiranye cyane urabizi dufite abantu baba bakoresha social media bitayikwiye kibihe nk'uko baba bazana amavideo bambaye ubusa anyway ako kantu buriya hari igihe bavuga ngo abantu bo kuri social media abantu bagatandukanya itumanaho iri rya kamera bica kuri YouTube n'itumanaho rya telefone umuntu gusangira n'undi amakuru chato iki kintu banko kitubwiraho wa mugani ubibona gute imikoreshereze y'itumanaho haba mu buryo bw'ibanga umwe akoherereza undi video yambaye ubusa amafoto ibintu wowe nk'umuntu uba kuri social media ukorana n'itumanaho urabivuga hiki nibiki bikwiye gukemurwa iki kintu wanko kibaga okay bino biteye agahinda cyane gusa dufite ibintu zo kwitiranya ntabwo gukoresha video yambaye ubusa muri iyi si ya satani isi ya satani cyangwa isi y'Imana navuze ya satani y'Imana sindayivugaho muri iyi si ya satani hari ababikora nk'umwuga bafite ama website sibyo bikoregwaho abo bantu rero nubwo bashobora kuba bategereje ibihembo wenda bitari byiza ariko kuri none babikora nk'umwuga wabo birabatunze mu buryo bw'Imana ntago byemewe ariko rero ico dushinja abaye bakoresha social media baje unyuma yacu bamenye ama Android nyuma bamenya kamera nyuma sibyo nuko bari gukora kuragenda ugafata video tifite ibisobanuro nti wagiye muri pornography ngo tubimenye uja umuntaje kugusha abajya bagenda bashaka iyo porno ziri bishure kugira ngo bakugereho bishure wowe uri gutanga video gusa ukubonye so ko barabikoresha nabi uretse n'uburyo bw'ibanga n'uburyo bw'ubwenge ntago bafite ko pornography zirahari zituzihisha sibyo ariko nabazikora ibo bahisemo ariko abandi ndi bahisemo barakoze koresha zitanabinjiriza barikora ntizibinjiriza ako hari igihe iheza ngo uwo muhungu wo hanze yamuhaye $100 cyangwa yamuhaye desa naboze bamwe zirabinjiriza abana b'abandi bararengana ese kosa riri kuri bande kubatanga ama video bayaheza abo bizeye cyangwa kubari bizewe bayahawe bakayasanga izimbuga nkoranyambaga ahubwo wowe ni gute ku mukobwa ni gute wambura ihuzu kwambura ihuzu ni ikintu coroshe umuntu yambura ihuzu agiye kurya agiye gutegwa imiti agiye koga agiye no kwifotoza none ukambura ihuzu agiye kwifotoza turi mu kuyabona ntabwo uri mu kuyabona bari abahungu anyway mbere nigeze ngira akabazo ku bahungu ariko nze gusanga abahungu nta kibazo bafite ahubwo injiji ni gute we fata gahunda initiative ukambura ihuzu umutwe ubwongo bugaturuna bukakwambura ihuzu bukakwakiriza telefone ukayipanga hwija ugacana itara wamara ukifata video wamara ukayisharinga ariko nje buriya rero reka nkubwire tuvugisha ukuri njewe nakwizeye dufitanye gahunda hari ibyo nje wabatisha urabona ico bita kubata umuntu nakubwiye ngo wambwiye ngo urashaka kunshaka kandi njewe ndashaka gushakwa nawe koko rero ndi oblige kugendera muri condition zose umpa kubera ko uhanshaka kubera ko ngukeneye dene none wewe ntumva ko nje namaze kuba convaincre nawe nguhaye ibyo unsabye nawe none bishize hariya buri ukwire gukurikiranwa n'amategeko mu buryo bw'amategeko ninde ukwire guhanwa no wabaye ute wowe umuhungu agiye guhanwa mu rwego ya Iran human traffic no gucuruza umuntu yakoresheje phone ye
yakoresheje phone yagufata hoya none inbox twumvikanye ubwumvikane bwari hagati yanje nawe ta inbox ihari ubwumvikane bwari hagati yanje nawe ko wari kuguha video wewe ukayibika ukayisiba ntago byari kurenga kuri wowe kwiha uburenganzira bwo kwirenza iyo ni human traffic rero wewe iyo ni case ubikure mu kinyamurenge tuje mu buryo bw'amategeko amategeko ntago yemera umuntu kwifotoza n'umusango yambura ahubwo abibuza he ahubwo abyemera mu mategeko abanyamategeko badufashe muri commentaire ubu wewe na ubu nyine ngutumye ahari abambaye ama video bambaye ubusa kurumva ufite mo access gute ufite access tabuzi bahari babikora nk'umwuga bambara ubusa bakifotora ufite mo access tabuzi zizo izo website ntuzi twigira umunyamakuru turi kuvuga ibintu biri turi kuvuga reality ariko banza usubiza ibibazo byanje uzantumira ku muhanyi kumutumirwa naje umbaze gusa ico na hano n'aba bakobwa bitonda social media ntago ari kinjo ukinisha mu gitondo ngo ni mugoroba uraba wibagiwe abana baba bazoze viewing iriya video bano bose basohoye video umuntu ukigura telefone azagira ngo yasohotse none aba basohoye video bazorinda bapfa video zabo zikigaruka yes so ibyo biyakire nukuvuga ngo bakomereke biyomore nibamara batuze ko niyo gahunda ya social media nimba yaragiye hatayize video yizogaruka ari no mu bukwe bw'umwana azugira cyayibone muri telefone wenda nagira ubuhanya kurumva so bagomba kuyikoresha neza ubundi ico nagihakanye ni nakibi kwifatira gahunda yo kwambura ubusa ugapanga telefone ukareba nimbiri nk'umuriro ukasitara ukigiza amahuzu ashaka kuba cafuye cyangwa amanitse nabi akoca to kuri kuvuga ngo bazohereje cyane ukabanza ukigiza zinohereza cyo sinona zibona ni mwendi mukuyumvana bande abanyamakuru gusa umunsi noyibona kesa ari bajiste kandi bakuru bacu nabagapangwa umunsi noyibona njewe nogenderera uwo muntu ariko nyine manaza agapangwa na jiste baranyica bumvuza amazina yabo muri affaire ntako bakugira nuko biri mu gushirira mu banyamakuru ahubwo muzamuzizana turizirebe tumenye abo bantu twebwe tubagendere twebwe dufite hano kabasaza ene kuri kwema kabasaza mu hano cyane nuko nyine biri mu gushirira muri mwe ahubwo none nimwe muzamuzoherezwa gusa bagende bareke bagabanye social media turino nimbi yikorere ibintu byiza ukora ibyo watekereje bana ukora ibintu mu gitondo ngo ni mugoroba utinye guruka mu bantu bana ukora ibintu mu gitondo ngo ni mugoroba utangire kwibaza ngo ese ngo nabikoze byagenze tuya genda wicare uvuge ati sikino kintu ngiye gukora gifite zenyu ese uwo mugabo baba bakeneye ubanza kumukura amahuzu uzamwambura amahuzu guhera umunsi bahuye bakazogeza bapfuye iryo rari afite ryo kubanza kwambura bataranabonana n'irinya bake ico kintu numva gifite umutima w'ikirimarima bimwe bibiri zivuga ikirimarima uwo muntu afite umutima w'ikirimarima kurumva ibyo bintu bagenda bireke bakoreshe social media neza kugira ngo igire isuku yes social media ntagisaza kiba bikomeza kuba bisha gutya no munsi wo kumushingura gute bazamo uyu wapfuye gano uyu video yoyobera ku rubuga ko gufasha ku maziko kumushingura bagamazana video yawe uwo muntu abagiye guherekezwa babyirinde rwose n'ukuri wiseka ni bibi pe ni bibi oseka nuko nyine ari mwe zihitira umunsi je yombitira uwo muntu no mugendere uyu muntu tuseke gitekereze nawe chato uyu muntu igihe cishingurwa giwe muri gufasha umuntu yapfuye muri gushaka ubushobozi bwo kumushingura umuntu akaba hayobereje video ukayoberaho video ye yiwe yari yarashize akiri umuzima abantu bo reftinga yogwa muri yohera muri mocha numva reka dukorana umutima wa Kristo uwo mutima wa Kristo uje kutwanduriza n'ivyo bintu kandi uzanye wanagiye bitonde chato baganiriza ijambo rya nyuma arimo bagenera ijambo abantu mu mikoreshereze yitumanaho yes bitonde rwose uzukora iki nuzora kujega kuri kamera uzutekereza kabiri ico ugiye gukora ikindi wibuke ko kitazoshira sibyo ikindi wibuke ko kino kintu gishobora gukomeretsa abantu cyaki kabubaka uhitemo nimbugiye gukomeretsa abantu bikora ubizi nimbugiye kubaka abantu bikora ubizi sibyo
ariko ibintu byo gupfa gukora gusuka byose gukora kamera ni nk'imbunde ni twiga ikwiri ibikureba nabi wowe upfa cyangwa ugakira nibi tuvuze kera biragiye n'imbunde biragiye ariko nzi ko ndayikomeretse ibikomeretsa nabyirinze sinifashe nta kintu kiri umuntu cyo niki ntiwambajije sinifashe byo mbona ko ari ikibazo ndifata abantu bagira ubwenge imbere ya kamera ni imbere y'imbunde ntabwo bavukana na kamera simushikiwe simusaza ngo iri kumureba n'ijisho ry'imbabazi ngo iramwidiretingira ibyo yakoze bibi iyo itarusha nahayitaze heka anyway reka ngushimire Chato wakoze kwitanga wakoze kumpamagara Imana iguha umugisha nawe wadukurikiye ubarikiwe sana nanone kandi na Emmy producer umusore ukibayoboje inkoni y'icuma kubijanye n'ishusho turagukunda kandi twubaha umurimo wawe rero ibintu byiza bizi igihe ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza ciao ciao